nshuti bavandimwe mwebwe mwese aho muherereye. Ahangaha turi ni kuri Mpumuriza ngo Mpumurize, ni channel yanyu mwese abakunzi ba Mignone Rwagihuta cyangwa se abakunzi b'ijambo ry'Imana. Rero hari hashize igihe kinini mvuga ngo ni kinini, mwumve ko ari kinini cyane tutabasha gutambutsaho ibiganiro. Ubuzima uko waba bumeze bugenda buhindagurika, uyu munsi biba byiza, ejo bigahinduka, ariko ikidahinduka ni Imana, ariko ibindi byose birahinduka. Rero mbahaye ikaze mwebwe mwese aho muherereye, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari i Burundi, Tanzania, Kenya, ndetse twambutse tukagera no mu bindi bihugu harimo Amerika, Ubufaransa n'ibindi bihugu biri hirya no hino. Hari abakunzi banjye benshi bagiye banyandikira bakambwira bati ese ko tudaherutse kubona ibiganiro byawe, ese wabaye iki, byagenze gute? Bamwe twagiye tuganira mbasobanurira impamvu yatumye ntakibasha gukora ibiganiro, ariko nagarutse. Mbahaye ikaze rero, mbahaye ikaze n'abandi babasha kuba ari bwo mukibasha gufungura cyangwa se mukibasha kubona iyi channel yanyu yitwa Mpumuriza ngo Mpumurize. Nukuri ndabishimiye, ndabanezerewe, nukuri kandi pe ni umugisha, ni umunezero kubana namwe, biranezeza kubana namwe, bituma nduhuka muri jewe, kubana namwe bituma hari byinshi nunguka. Niyo mpamvu rero nari maze igihe mfite irungu ryinshi cyane, nari maze igihe hari abantu tudaherukanye, ariko nagarutse, naje kugira ngo twongere tuganire kuri bya biganiro byiza, ijambo ry'Imana, isanamitima. Murabizi neza ni Mpumuriza ngo Mpumurize. Mpumuriza ngo Mpumurize rero, umuntu uzaba adasobanukiwe icyo bivuze tuzaganira tumusobanurire cyane, ariko nk'umunyarwanda, kereka umuntu utazi ikinyarwanda ndibaza, ariko umuntu uzi ikinyarwanda Mpumuriza ngo Mpumurize urahita wumva icyo bisobanuye. Mfite byinshi biri muri jewe nshobora kukuganiriza, namara kukuganiriza ukantega amatwi, ukanyumva, hanyuma nawe ukaba ufite ibindi. Murabizi ko abantu tugiye dufite ubuzima butandukanye butari bumwe, hanyuma nawe wamara kunganiriza, hari ibyo waciyemo jewe ntaciyemo, hari ibyo jye naciyemo nawe ukaba utarabiciyemo. Bisobanuye iki rero? Aho ngaho twebwe jye nawe iyo duhurije hamwe, kwa kundi munyura muri comment, kwa kundi wumva ikiganiro cyatambutse cyangwa se ari ubuhamya bw'umuntu waje ahangaha kuri iyi channel, akagira ibyo atambutsa by'ubuzima bwaho yanyuze, bw'ubuzima yabayemo, ukisanga nawe mu by'ukuri hari ibyo mujya guhuza. Icyo gihe urandika ukamuhumuriza. Nukuri reka mbabwize ukuri, hari igihe abantu baba baragiye banyura mu buzima bugiye butandukanye, afite ibikomere bitandukanye. Rero abantu bajya bakunda kubwira abandi amagambo akomeretsa, burya ntabwo umukomerekeje, oya, ahubwo uba wongeye kujomba ihwa, cyangwa se kujomba igiti, cyangwa se kujomba igikwasi mu gisebe n'ubundi yari asanganywe. Ahangaha rero ni mu isanamitima, dukeneye guhumurizanya, dukeneye kuganira, dukeneye gukomezanya, dukeneye ijwi ry'ihumure, dukeneye amagambo meza. Turashaka kugira ihumure mu mitima yacu.
dukeneye abantu umuntu ugiye kukubwira impamvu ndumvuga bino bintu. Ntabwo uruhu urambona gutya, sibyo? Uruhu urabona ndasa neza, urabona inyuma, uruhu urarebera inyuma muri make. Kubera ko uruhu urebera inyuma urabona ari nta kibazo mfite, imbere ntabwo uri kuhareba. Rero kubera ko imbere utari uhareba, utanahazi, biragusaba kwitwararika. Bigusaba kwitwararika kugira ngo nujya kugira n'ijambo umbwira ubanze witonde, sibyo? Kuri kwa kwitonda kwawe kubanza gushishoza biragufasha cyangwa se biramfasha kutongera gukomereka muri jyewe, kongera kuvirirana cya gisebe kirimo imbere nambariyeho, gutuma kitongera kuvirirana. Niyo mpamvu rero hano kuri Mpumuriza ngo uhumurize ni amagambo y'ihumure, ni amagambo y'inkomezi, ni amagambo abasha uramutse wumvise n'umuntu avuze ikintu runaka wenda wumva utishimiye, reka mbabwize ukuri, ntabwo abantu twese dukunda ibintu bimwe, kandi nta nubwo tunateye kimwe, sibyo? Kubera ko rero tudakunda ibintu bimwe, tukaba tutanateye kimwe, tukaba tutaravukiye ahantu hamwe, tukaba tudafite imico imwe, bituma umuntu abanza akitwararika. Rero nari ndongenda mvuga mu ncamakeya y'ibikorerwa kuri gicano yanyu. Harimo ijambo ry'Imana, harimo isanamitima, harimo no kuramya Imana no guhimbaza. Tuzajya turamya Imana, tuzaduhimbaza Imana kuko turiho ku bwayo, turiho kubw'imbaraga zayo, turiho kubera yuko ishaka ko tubaho, turiho kubera yuko yemeye yuko twebwe tubasha kuba duhumeka uno mwuka. Niyo mpamvu hazajya hanyuraho ibiganiro bitandukanye, hazajya hanyuraho ubuhamya butandukanye bwa bamwe na bamwe, muzagenda mubibona. Niyo mpamvu nari nifuje rero kugira ngo mbanze mbahe ikaze, mbabwira ngo umuntu wese ubashije gufungura ukaba ugize amatsiko, uzayashira humura, turi kumwe. Ndabizi ko ubwo Imana iri mu ruhande rwacu nta mubisha, kandi ubwo Umwami Imana azadutabara, niyo mpamvu tudakorwa n'isoni. Ubwo Umwami Imana ari mu ruhande rwacu, ijambo ry'Imana ryo ritubwira ngo ubwo itimanye umwana wayo w'ikinege, yabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi byose? Yesu ni muzima, Yesu ni umwami, Yesu arakiza. Nagira ngo mbwire umuntu utameze neza muri ubu buzima. Ntangira navuze ngo isi ihora igenda yihindura. Uyu munsi bikaba bimeze neza, ejo ntibimere neza. Uyu munsi ukaba ubona rwose ibintu ari uburyohe, ejo ukumva biragushaririye. Reka nkwinginge mu rukundo rw'Imana, mu mbaraga z'Imana, reka nkwinginge, humura, komera. Ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Nagira ngo nkubwire ngo ubwo bitameze neza, ubwo ubona uhindukira ukabona isi yakuguyeho, ubwo uriho ureba ukabona nta muntu n'umwe ukwitayeho, ubwo uriho ureba ukabona nta muntu n'umwe ukeneye no kukumva, nagira ngo nkubwire ngo hari uguteze amatwi, hari uguhanze amaso, hari utajya gusiga, atazigera gusiga n'umunsi warimo, ntazigera gusiga. Uwo ni Yesu. Yesu ntabwo azigera kureka mu burwayi, mu kigeragezo runaka ufite, mu ntambara uriho ubona wabuze ukuntu warwana, ntabwo wowe wayirwana. Muri rwa rugamba uriho ubona byagukomeranye,
hahandi uri ubona n'amarira, amarira wabuze nuko yamanuka, hari igihe kigera ukabura n'amarira ukayabura. Nje kuguhumuriza, ndaguhumurije, ndakubwiye ngo humura, komera, humura, birashoboka. Amarira yawe, agahinda kawe, niba ufunguye ukaba ubonye iki kiganiro cyangwa se ukaba ubonye iyi kaze ndiho mbahereza, ni kuri mpumuriza ngo uhumurize. Yego naguhumuriza, nawe ukampumuriza, tukaganira, ukaba hari akantu gatoya ushobora kumva uruhutseho mo. Ariko hari umugabo witwa Yesu atanga ihumure ry'iteka ryose. Hari umugabo witwa Yesu, ntajya ananirwa, ntajya arambirwa. Nubwo tuba tubona yuko yatinze, nubwo twebwe tuba tubona yuko ibintu byakomeye, burya abantu bagusiga, inshuti zagusiga, imiryango yagusiga, abana wabyaye bagusiga, umugabo washatse yagusiga, umugore yagusiga, yaguhinduka nk'igicu, yaguhinduka 0 minute, akaguhinduka handi ugasigara uvuga uti uyu ni wa wundi. Ariko nagira ngo nguhumurize, nkubwira ko Yesu ari ku ngoma, kandi uwo nguyu umwisunze ntabwo ajya ahemuka. Uwo nguyu umwisunze, naramubonye mu bihe bikomeye, naramubonye mu ntambara, naramubonye mu burwayi, tuzagenda tuganira. Naramubonye Yesu mvuga nuwo nabonesheje amaso yanjye, ntabwo ari uwo nabwiwe n'abandi. Oya, abandi baramuvuze bafite uko bamuvuze, ariko nanjye nzakubwira uko namubonye. Nawe nibigushobokera uzazumbwira uko wamubonye. Yesu ni muzima kandi akwiriye icyubahiro, akwiriye gushimwa. Ndanezerewe cyane. Abajyaga banyandikira bakambwira ko bakumbuye kongera gukurikirana ibiganiro, cyangwa se bakumbuye kongera kubana nanjye. Umwami Imana niwe nshyize imbere, kuko nzi neza yuko niwe nyiri ibihe. Igihe ntabwo kijya gihagarara kwa Yesu, kirakomeza. Nabahaga ikaze, ngira ngo mbabwire ngo niba unkunda, ndakwinginze ntugende udakoze subscribe, ntugende udakoze share, ntugende udakoze like. Mu bufasha bwawe ngusabye, sibyo? Ndabigusabye, kandi ndabizi neza ko nimunshyigikira, nimubana nanjye, ndabizi neza yuko tuzabana neza, kandi tuzagenda duhugurana. Aho muzajya mubona bitagenze neza, mujye mumbwira, ndi hano ku bwanyu, kandi ndabizi neza yuko namwe muhari ku bwanjye. Nagira ngo rero dusenge dushimira Imana, kuko yongeye kunyemerera yuko nongera kubana namwe, yongeye kwemera yuko mbasha kuvuga. Hari igihe ntabishoboraga, tuzaganira. Hari igihe ntashoboraga kuvuga, hari igihe nabonaga byandangiranye. Reka rero dushimira Imana ku bw'aka kanya keza duhaye. Mana, ndagushimiye, nguhaye icyubahiro, ndakunezerewe. Uri inshuti nziza idahemuka, uri rubasha, uri nyiribihe, uri Imana idahinduka. Umuntu we yahinduka, twagiye tubibona kenshi, ariko wowe ntujya uhinduka. Uri Alpha na Omega, itangiro n'iherezo. Nguhaye ikaze ngo uzubane natwe, nguhaye ikaze ngo uze ugendane na buri muntu wese. Mwami Yesu Kristo, buri muntu wese uzabasha kugendana natwe muri ibi biganiro tugiye gutangira, aba ari wowe utubera itangiriro. Uzazubane natwe, Mwuka Wera w'Imana, ntuzadusige kandi ntuzaduhane. Niwe turaritse nk'umujyanama, niwe turaritse nk'inshuti, niwe turaritse nk'aho ubasha komora imitima yabashije gukomereka. Niwe uruhura, niwe utabara. Twavuga byinshi ariko ntitugutotesha amagambo. Ishimwe n'icyubahiro nibikugarukire, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubye twizeye. Amen. Imana ibahe umugisha cyane.